Epa. No wakweka kuniana ameza. Iwe. Ameza ati. Basi nana akafika hapa. No nguzia pasi wa mai. Mbegu mutamazani. Marangani makero semwe ko kaungisa amazi menshi nyine ibaze nimba mbyumvise tsinzi yikuru mwavuga abantu bose barangaha niwo twakapurije naho Rwanda bimereye neza ari amahane yese shaho ibaze ko navuye mu rugo meri mugiye kugasandirina wateza kubi cyane kabisa akora mugora atavugira umushinga uriya mugore turamutinya natwe kuko n'umugabo we bana akajya vuba buryoshye noneho wivumbura hanze kubigira bana tunubira ko nzi guteka kamasa neza ariko mbana bitunganyije kwase mbana biteye cyose kwase tango rwenye ntabwo babiri neza kwase nagiye mu bukwe cyose gare ku rugo by'umungu w'ubwenge umenye urugo sibyo ntukagire ingumi na sara ariko girekeraho niho wambwiye mbana nabyumvishije umenya umenya ko hanze hatetse abatuzi n'abatekamutwe dore Efria kwano zaherutse kuza aherutse kuza umutekamutwe ahereza umukozi umuceri ngo namuhe televiziyo ngo ajye kuyikoresha ngo nikongera kuja mu bwiko ariko ugiye ntacyo azaza umuceri ikigori umwihorere arakumva se basi ratanga bamusubiza ubusigara ku rugo turagaruka mu kanya ntabwo turi butinde sibyo sawa nta kibazo sawa ntutenguye mama wawe disi ntabwo masa turafata akamoto ntabwo turi butinde arabura iminota nka 40 ntabwo tuba twageze ariko nibyo ntabwo nazinese kandi tubaburiye ubwo twese twazindutse nawe nubaho mani kubumba ni kare umugeraho kazi utazibutse no wasanga byanashe ese byashira iki ugiye kurya none rero wajya gusura abantu uzacyo kurya gihari ese umuntu agiye gusura umuntu abagiye kurya umuntu agomba kurya Kazi. Pasti. Iya, pasti. Mbasi. Sewani, waje tukakubwira. Asiwe. Yes.
Urihe? Mwageze Seko wapi? Sasa wanzi sana kintu gihari. Asha mari babangutse muri hose mari. Ndabona twese bayireza gahoro. Mama nako bagiye mu bukwe sibyo? Ari no nemba magaye ngo twigane nyine n'abashamana n'abantu bagiye. Ntabwo babivuze vuba. Ariko babaye ntabwo bivuze. Apo? Bagiye mu kwe bwa Freeman. Abo ndinde kuzana ibyo kurya byo guteka. Ahubwo hajye umufasha. Wowe wigira ubudafite. Ayitode. Maraka giriti. Bateka ikize wanje. Kiye guteka kawunga. Nembe kura kawunga. None ko turi gutinda ahubwo. Umereza turi gutinda. Yefa twirire man. Ese wangu uzi ko twashobora. Ugiye gukora icyo bita so. Nagace mufatishije. Nukwiranda. Mani shirandi magara metro ngo ni makiye. Cyangwa mani ndabona ngiye muri gukira mu bintu rero. Yaziga mara agufatishije mani. Kandi ibintu turimo. Nage zana mufatishije. Ni hejuru cyane. Kuko zino mboga mani. Kugira biriya niba nabikora nanjye ndabishobora. Nta kibazo mani biko ntari. Iwe mbego umunsi ugiye kumbera mwiza. Nose mani ntabwo ngaruka vuba. Ntabwo bazavuga ko numva ari sawa. Ndumva noneho umunsi ugiye kuryoha. Mbase manje tuzana akantu turongeremo dushyiramo n'utuzi duke. Hano hafi wowe imbabura wakabaye wamaze kubifatira. Nagiye mukorera na bana. Nisawa cyane. Niwakumkunisha man. Nani cyane imbabura. Ni naneruzo cyane byange ntabwo menyereye gucana amakara. Ako pasi ejo bundi nabonye byose. Wari uri gutereta nakahemwa. Namusanze afunze nguni. Bazuzi kabaho. Nagabaho. Akuzi ko amakuru ufite. Pasi zikasigaye rero. None se pasi. Kutazana amazi ngo tubone zino. Niba cyo amazi nasize hano ngiye. Ubundi ibintu muri mu bundi ni. Ese mana aho pasi ntabwo amugo. Ntabwo mubizi mwe ndaza kubabwira muri yanjye ntabwo mubizi mwebwe. Gakobwa se muracyari kumwe cyakara kukati. Yihore ntabwo bizi wowe. Pasi rani bisaba yembe muziho. Urano wakoreka kuntu yari ameze iwe. Ameza ati. Pasi nana agasiga yaba. Nawe kabisa. Nesi mali ki wese njyari ibintu mba numva. Ntabwo uzi ya pasi wamaye. Mbega umusamashani feke. Uramuja amashani feke. Ese byagenze bite? Ivan this shama. Umva Ivan mani. Nabyibuze. Yoba mukate cyangwa yarawukate. Umva Ivan ntiyaguha umwanya kumuhamagara kugira ngo azakwitabe nabyo ni ibibazo. Ukuntu uramuniga nyine abayigize. Ariko ariyemera. Nabonaga bizaca. Nimba ari ukubera afite uduceri shaba yiyemeye abayigize badanje. Ibiceri byana bifite. No kwiyemera amana. Umuntu afite ibiceri ngakora icyo ashaka. Ntabwo yabizana amani mu rukundo. Ntabwo ibyo wabizana mu rukundo. Wiyemera ngo ufite ibiceri. Utwo tuntu tw'uduceri. Nabaye nawe nanjye turashwanya wawe. Mugabo abo ngo yakuriye ibiceri. Yakuraga. Baba we. Ngo yarakumarije. Kagakobwa karaheba. Kagatundi kano hepfo kandi bitarisi. Nawe uri kwidirisha amana. Nawe uzi waraga. Alice. Alice aho bagana. Birimo. Alice n'akantu kari. Uvuga ko byanze man. Gute? Byaranze. Ako man ni bateka man muri mu biki. Urashonje kandi ubwo gawe no. Mari muri mande ngana. Ndoro yafashwe. Nagira hatfatwa nawe. Iyo ni inzara ufiteho n'ubundi ko turi butahe tubiriye. Turatubiriye. Gatwe twisuriye kuri aba gakobwa kanyu. Aya mani mubireke maze urabivuga mu kana amazi. Abo kara gakobwa ni keza. Ahubwo sinzi ukuntu mwebwe mutahuje.
Semana tudashiraho amazi kandi mbona babura ya Mezo amazi ukashyira amazi bara nongeye ndumva ngiye awe gutinda urashonje cyane wani nagaze mugira mwa ngo giteke kuri gare mu birashya ngiye na ubundi mugani maze urasira agira bani shiramo amazi akamaze gufatisha imbabura muri kadishe irahari nese twashyizeho imboga hano tugashyira amazi kuri none nacyo reka duteka bani shiramo amazi menshi ngo ntabwo yabiri yani make yasi ngo ni make ntabwo yabiri ariko murashonje cyane ndumva nenda guhera ahubwo egeza maranga ni make rose mwebwe ko kawungisaba amazi menshi Mari kawungisaba amazi menshi nese wakuze isafuriya oya ntabwo ndi bwuzuze amazi ni menshi biseye tu mwe murashaka ko tuza kugira aha babuze inzara mfite ibyo mani ndabona nazi ngiye mfite inzara wugenda no kubinyira nimureba nawe murabona ndwaye isereri inzara nawe utayifite mugiye guteka n'amazi mutayapfundisiye agiye kuzana namwe ntabwo mubaho nushaka ukihorera ukazana nawe wowe ukihorere mu ngiro ntashya vuba acyabuhongera nzana kazane mani bumbiza naho byavuye ayo mama yafashwe cyane ubona amazi utamwereke noneho ibiri wite bigira fresh kubita byihuta mani ntabwo yabugize mbabura turebe ko yafatwa vuba umubwite inzara ubwo ntihatuwugize ubwo kuva mu gitondo narate none ujye navuye mu rugo natanariye ubwo inzara mfite ndakunywa kandi ubusanzwe twafashe basi bana biraje basi nagende yaraguwe adutetse ese byamazi ubuse rwaruze yageze umutegoje kuri buri none se aya mazi ntabwo arashya ko yashyushye mazi yashyushye arabura gakeya ngashya mani wungeze mani komeza wungize amazi yenda gusa ese yemwe ba uzi urusaku mufite muri kano gapangu mwakagize akajagari siko mwanguye muri mubiki ese ubundi mwebwe murabahe ko ntabazi hano asarabariza iki ahanga ko ari mu rugo rw'ubazi ndi kubikubaza wowe Pasi ni gute mwifata mugaterura akagapangu umuntu atari gatoya ese igipangu ko ari icyacu n'icyawe abo ntugateza kugura gakeya umuntu uje kugira ngo umva reka nkubwire wa mwana we iyo ngeso utangiye ntabwo ari nziza aba barekora iki hano mu gipangu cyuzuyemo abantu ubu niho twasakuje vuga wari usinzire uvuje ko turi gusakuza nyine ibaze nimba mbyumvise nsinziriye ukuntu mwavuga gusa abantu bose bari ahangaha niho twasakuje nawe Rwanda bimereye neza ubu uri kubona ngenje ahangaha urumva nge nabuze icyo nkora nza gutera nawe Rwanda bimereye neza urabona turi kwitekera kandi mani wungiza ubu ngubu nge mbyukirwa n'iki kindi si urusaku rwawe gusa abantu bose ni wowe wenyine uri kutwumva ako se wagashyano we ko wumva utukana kandi mwabana mu ibintu ntabwo ari byiza wowe Pasi ibintu urimo ntabwo ari byiza utangiye kuzamura inuzi itari nziza mu baturanyi ibyo bintu ntabwo ari ariko ibintu ntabwo ari guhana nk'umubyeyi ari kuzabureba bareka ngo abwire mwabana mugerageze nani mukihorera nani mukeneye nani ntazi wowe wugize imbabura nta kintu dukeneye ahangaha kindi uretse umutekano nta kindi dukeneye umutekano hano muri iki gipangu abantu bose bari hano niho twasakuje wenyine ni mwebwe ko mushakuriza abantu bakuriza n'abandi ibaze impamvu nyine mvuye hariya ahubwo wowe ni wowe uri no gusakuriza abantu wowe uri kwandika message se yemuko oya wowe uri gusakuriza abantu ndi kubikubaza wowe uri gusakuriza abantu ahubwo wowe uje gutuma dusakuriza kubikubwira mwabana muri mushaka mu nyumve mu nyubaye mwabana muri mushaka mu nyumve
Ndikubahanura mubyeyi. Ase mubyeyi udashaka mugusi. Kandi pasi bino bintu biraza kumani mwihore biraza kubabara nuko byo kutureka kwa muto. Simbikubwiye. Cyangwa ujye no kwa muganga. Uko wakitahire. Kandi naburiya uratwamiraza kugukora. Nozari kintu bakugende. Mu bantu bose ahubwo no waruje no kudusaba. Waruje kugira ngo tumugenda. Abana babandira babashaka. Nuko baruje kwa mudugudu. Abunda bakora mu baturanya ko bagira imishi. Sureba nakari ari genda batagwire muti watuna kamena amazi. Umugore kugira imishi amani ko aduteye n'umuramu mugo biri butinde no gutya. Batwiteke Imana arambagiye gusha nabi. Yaje ari kudutera amahani uye tuba twawungije niba agiye kujyama. tugiye gucya Imana. Abagore bagira imishi abundi bavuze ukuri ko abagore bose bagira imishi. Mumureke. Mureka mutani nagari neza kabisa. Mutese katuteye n'umwaka. Tugiye n'amazi yenda no kugira we. Tugiye kurya. Tugiye kurya ubu ngubu yanzana yifite ndumva iri kugenda igabanyuka. Nawe gishori. Oya bana biyukuna ise. Aha diyorere. Alo, mire neza amapasi. Mumeze neza. Ese ni ibiki muri kudukorera hano mu gipangu? Ni muri gutuma abantu tutaryama, murabizi tuba dufite akazi, tuba tunaniwe, muba mana yanjye. Hango habaye iki? Taguzi iby'umuhungu wawe arimo ahangaha. Umva, reka nkubwire wa mubyeyi, iby'umuhungu wawe azakuzanira uzabyakiriza amaboko yombi. Ntabwo ubizi wowe. Aha, dore ubu ngubu yateruye igipangu wagira niwe nyir'urugo hariya. Ngiye kureba ikibazo mwagize nsanga nibona nababwiye ngo basi bagerageze bacishe makeya. Aha ukuntu bansome ngo nindakara ngiye kubibwira ngo mudugudu. Umva, ibyo ngibyo ngiye ntabwo bindeba. Icyo dukeneye n'umutekano hano mu gipangu, sibyo? Ibaze nyine nawe abantu babyutse umuntu aryamye asinziriye, wajya no kubagerageza ngo babwire nk'abana bakagushingana nk'umujosi. Sha nabonye ari nk'utundi twana nka tungahe yazanye mu rugo nyine. Umva, ibyo ngibyo ni ibikureba njye ntabwo bindeba. Icyo nkeneye n'umutekano wanjye kugira ngo niryamire. Ibyo rero ntabwo bindeba. Gerageza wiyame umuhungu wawe atureke twiryamire, dukeneye kuruhuka. Reka nzana akantu kugabanyirizemo. Hano mwuka wegereje nawe mana yanjye. Nani uri gutinda? Naje kabisa. Oya. Uretse nabyibagiwe kabisa. Uburyo wamubyikorere tu. None isoko wanze gupfundura. Pasi. Nani uri gutinda? Isoko uri gutinda. Ziko kidutse n'nyambitetse byose. Mani ngiye mumbabarire mungirire vuba kuko ndumva ngiye gupfa. Ubitekera rimwe? Ubitekera rimwe? Mani gira utabone. Byanananiye. Nashobora mbonye shaka. Mani shira. Nani utavuta turi bushyiremo. Abantu b'abajeni, rero shyiramo make ntabwo twawurira. Twashyiramo turatekesha ikimbo. Urashyiramo duke. Mani mwashyizemo amazi make. Atungeramo andi tu. Hano ngeramo amazi. Sukya amazi. Wowe sukya amazi. Kare washyizemo. Kubera nashyushye. Iwe mani ndi gucya. Situri bushyiramo menshi. Bikamera nk'igikoma. Mani bashyiramo menshi bikamera nk'igikoma urumva. Ubundi bagapfundika. Mani urashya. Isafuriya irashyushye. Ntabwo birangiye nta mavuta dukize. Mama hisemo umunyawo.
none nawushyizemo nimba ari uwo nguwo nimba utarabamo mwifindi Wabajyambere. bajya mu kundi kundi niba banza usonge bino bintu uzagushira Ikirangwa wanki yabuze ko kugira ngo gutega igikoma mwana oya kandi bashyiramo menshi bikamera nk'igikoma urumva ubundi tugapfundikira bigatogota Fatasha. mani fata ubu turi gushya Nani bisaba. urara mu bw'icyuke kumukora no kumfasha mani ngenza rimeze nabi ubusaba w'isafuriya yakunaniye nawe bifate muri babiri Ndimo ndashaka. ahubwo wowe wenda gupfa Nta makuru afite. yashonje buriya Uretse n'inzara. wenda gupfa ariko mwana wawe ntabwo sinzi nimba atari butwice Ari umugani nta kibazo rero gutera. abirwa n'iki se gusa wa muturanyi ntasire Wa muntu ahubwo wavuye hano. akura nk'ihora imana asa nawe Shamani. Muvuga gakiri mu. mari bamwihorere mari ibaze noneho naza kutureba noneho mwana nyagasani menshi yanyica bafate mari Agarutse turi kurya. oya noneho njye ikibazo mfite ari nko kubibwira meri noneho meri yanyica Ukuntu numvise afite amahane mani. ari amahane se shaho ibaze ko navuye mu rugo meri Mbese mubwiye ngo ubundi ugiye niko gusura bisanzwe. sandirina Niko bisanzwe. wateza akabuye cyane kabisa ariko uriya mugore asa nk'ugira umushinga uriya mugore turamutinya natwe kuko n'umugabo we ntabwo ajya avuga Akagenda. nawe nanjye mfite umugore mwigisha najya mukubita ntabwo wamenye ko navuga aravuga mwana nyagasani umugabo we ntabwo ajya avuga ategeka umugabo w'imana cyane Imana idufashe mu mawe zabimenye kuko noneho yakwica kareka mwana ukagira ubwoba umva gusa uri Mama wawe yoroshye. naramukoreye Mama uzikariwe yoroshye. wanjye yoroshye kabisa nawe Niyo rero ariko ntabyo amenya hanze ndamwiziye ari. ntabyo amenye ndamutinya nk'ubu ngubu aramutse yibutse hari abantu tutaranarya Jeff rero ntabwo umutinya tu. nahita nigira ntabwo bari hakumanza kure cyane bajya hano kure cyane ntabwo bari buze abantu mu bukwe bagiye ubuse bwarangira igihe cy'uko burangira Mu bukwe bwawe bagiyemo. uriya mugore ntanabivuga mureke tuzamuhindurire ntibajyana mu ntara mu bukwe bwo mu ntara bagiyemo urumva rero ntabwo bari buze kuba uzi kuki batakujyana akabajyana heze ntabwo najyana nabo kabisa wanjyana se ubwo inshuti nke tukaganira ryari koko ntabwo bakareka umva ko bavuga ni wowe Mwagize gake ariko ubu muramwika urabwo ndi gutera. ariko muraba widogeye Urebye ubugari bw'abajene se n'inkumi bwabura kurya. Ntugakozemo intoki. amani kumva ko Ntuzongere. ntabwo buraya ariko nashyizemo umunyu Mwinshi. Burya wenyine warangiye. rero mu mboga Ntabwo turashyiramo naburya ari bikeya umunyu biri seri. ntabwo ari mwinshi Gutuma ngiye rero. ntabwo ari mwinshi Muranekera ubwanjye ku ruhande aho. ntabwo ari mwinshi mwana ukuntu buryoshye noneho wivumbura hanze kubigira nubura ko nzi guteka kabisa rero ngo turaza kubibaza uturere ntabwo ntabwo byimbisha jewe ntabwo byimbisha ubundi yaba ari ibiro njyewe bibiri byonyine ubu. yaba ari njyewe ubu ngubu kano gasafuriya kakabaye kuzuye No kubyimbisha rero kubyimbisha utera ibyo washyize. ntabwo Byari kubyimba birenze aho. ubuze turahaza muransigire oya munsigire Ntabwo sigire. none Inyama ntabwo urabona mu rugo udahaze reka uraryoha ntabwo biri buve noneho cyaburiye kabisa mbagira vuba ubukureho Twahereye turwana nawe. bwahiye rwose ntari kurira waho ngaho twadashabushya nta nubwo uri bumwe umwuko mwana ntabwo ngiye ngo umwuko ako ngako se mwana ikiriraho gakeya Ntabyo byihorere mani. mwana ikiriraho gakeya umwana se sajya ariko wabonye ikigo cyari kumenya ngamana upfa gukura akira Ujya ahubwo bari bakunda bana gushyiraho ntabwo bizi. Umwe bahita bagushyira ku meza ntabyo uzi. ariko buraryoshye buraryoshye Ntabwo ufashwe udashyiraho nanjye. n'ubu tugiye guteka Imboga noneho mana. niho uri buzi kwambara amazi Subizaho udakonje wakira. Subizaho. Subizaho isafuriya. Ntubikeho. Mani nawe urashonje none inzara yageze no
aya mazi yashyire mu gikombe Hasigaye iki? igikira hariya hejuru azana cya gikombe ngicyo ku idirishya Amazi yasukemo. niko pasi pasi we ye utagomba utakagize ubwawe ibyo bambwiye ari byo bino hano ese pasi nzakugire bitumana niko nzakugire vuye aha ngaha nkubwiye iki ubu rero wumvaga ko ngiye mbese ugiye gusigara wikora ibyo bibazo ntabwo mvuye aha ngaha wihanangirije ko pasi vuye aha ngaha nkubwiye iki ariko se mwana wowe kabyara we umukunda n'iki kintu mba nagukorera ntabwo mvuye aha ngaha wihanangirije bakubwira ngo usubire usigare ku rugo neza none nureba ibintu uhita usaba umugabo w'abana ndebera ibintu barimo ubona ni abantu bazima uri kumwe nabo koko mama ni mumbabe nawe uzongera uyu muhungu ntabwo ananiwe se ntabwo amwirukanye ndebera barabyifashe ubuse nzajya mpahira imbogo z'inyagasozi niko umukobwa uvuye aha nkwinginze gusigara ku rugo neza urambwira uti nta kibazo ngenda numva ntekanye none telefone y'umuturanyi ntaranica aba arampamagaye ngo atere igipangu none ndebera ibyo nsanze ureba abantu uri kumwe nabo ntubibonye ntubibonye urazanye inshuti zawe hano wamenyereye kurara hanze wamenyereye kurara hanze uretse usaraza noneho uyu munsi cyonzi cye byihorere oya uretse usaraza urareba ibyo agukorera wamenyereye se kurara hanze uyu munsi noneho ntabwo uri bwinjire nta soni umwana utabwirwa rebera abantu uri kumwe nabo urasubira inshuti nzi bazazagira umumaro uretse usaraza urabisubiramo